twayinjigere mwage wabonana naye ambo bufumu nafume bulala maganali bwa wenene ebitaro byali byagambire ako nagerere mwage nabona bufumu mpaka nanje ndacirumwe nafumire avuze ngo iki Imana ishimwe kubera ko yarafite igihe cyinshi amezi 4 arwaye ngaho ndari nageze murisha biranga njye no kunduza ku ba docteur kugira ngo bamushyire kuri operation yagera ku meza tukaburwaye ako twageze ku ino batubwira ko muzehe ari gukora akavura abantu nahise mfata numero ze kuri telefone ngenda kuri telefone ngera mu rugo rw'umusaza aramfasha amvurira uyu mwana narangije y'icyumweru n'iminsi 4 umwana wanjye barakize na n'uyu munsi indi gushima muzehe nshima n'Imana yamufashije umuti umwana wanjye ni muzima kugira nayo amasaha wowe yagufashije iki ngira narwaye hano mu maboko hano mu tugo yabashaka gushira ariko kuva yampuje ntangiye kusanya n'akarambura amaboko kayasire ubu ntaga amaboko wayazamuraga bye bayagonye neza bande bari bayagonye sinamenya n'uburwayi nuko binareba sinzi bashaka kugira gutya cyangwa muzamwe n'ukuri gutya sikubinaje nango rero numaze sinubwira gukandagira ariko ubu ngubu sigaye manika amaboko yari nka paralize amaboko yombi umuntu hano umuntu wese nabashaka muzakuvura yakuvuye gute ntayo muti ndanywa wa kabiri yampa umuti numva ko gutangiye kunyeganguza ndavuga ati nuko ninyo sinabikoze sinabwiraga gute mbega byangaga ibingiye bikini byangaga ibingiye bikini ariko ubu ngubu bisigaye bikina agira hejuru muhaye n'ubunyanura nkagira ngo mbega nta kibazo muhaye n'umuti yoga kubera ko ni ibintu bari baramuteze kugira ngo atazasubira kuruba mu bwato atazongera kuruhamwe umuraga ariko uyu munsi yanzaniye n'injanga wabwira iki abantu bari hirya no hino barwaye baba bavuga ngo ese koko hari umuntu wavura ibintu byananiranye kwa muganga benshi barambwira mu niki cyakuvuye ndavuga ati muzehe wamvuye n'umushaka mu mugane namwe babaho kumwe bazaza mbaza hari wenda hari nabaje simbizi wowe mukobwa watangariza iki abantu barwaye hari abandi bantu bari kuribwa bafite ibibazo nk'ibyo wari ufite wababwira ngo iki nabo bayinja ababuke nambukira nafumira bafumira nawe muzehe azabavura nabo baze abavure ubu mu nda haratekanye ni ukuri kose muzehe se ngo uhobera muzehe umushimire rwose rwose ntiwibuke amajoro utabasha gusinzira imana ishimwe kandi uzakorera imana ni imana ikoresha muzehe aha muzehe wowe umeze gute jewe se jewe mfite igihe cyinshi cyane ndibwa mu nda ngiye kwa muganga hose ndetse mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 12 hari kuri Noheli umusaza yaje kumwe na mwishwa wanjye ati mfite muyomba afite uburwayi bwaramurembye bwananiranye ubwo nibwo umusaza Jean Claude yampaga umuti ndawunywa ariko cyane korohaho ni ku gifu byoroha ariko ahandi bo biracyakomeza ko bizaza yego nuvuga ngo umuti we urabona ari icyizere ufite mfite icyizere ko ku gifu bisa nk'ibiza byoroha ubona hari ubona bwo unyweye umuti kangahe kabiri urumva ahubwo wakize nimba unyweye umuti kabiri ukumva impinduka wakize bantu bo ku nkombo muraho neza uyu musaza se muramuzi ntago ibyo mvuga muri kubyumva muramuzi aha mwishimiye kumubona hano kuri iki kirwa kwaje kubavura ariko harimo n'abantu baroga abandi none se mubamubaziza iki oya abanyarwanda ntabwo dukwiriye kubaho twangiza abandi sibyo umuntu nimba ari uburyo Imana imugiriye neza nimumureke nawe ejo bundi ntawamenya haba umugisha umuzaho ibintu by'amashyari tubireke
byatuma turogana. Murabona uriya bari bamubuje kujya mu Kivu, buriya n'ubugome bubi, ibintu nk'ibyo tubireke, bicwe n'inzara. Ubwo se byamumarira iki? Ngaho nimusuhuze abantu mu mashyi twumve. Hari abantu babakurikiranye bari muri Amerika no hirya no hino. Ubwo muvuze ngo iki? Muvuze ngo murabakunda, muvuge busimire bwenene. Muzehe yakize. Ni ukuri hari abantu bafite kuvura pe kandi babifashijwemo n'Imana. Bagane muganga Jean Claude ni ukuri aravura. Arebaho umusaza, arebaho umva ndi mu buhamya mufitiye nuko nzi kwavura bitari ibintu byo gushakisha. Nge nari mfite n'ubwoba mbwite uyu muntu uzi guhoberana umutwe umusaza azamushobora. Kubona mbona umwana ni muzima, mfite amakuru ko haba y'abantu barembye kandi bakahava bakize. Wenda ushobora kuba ari abatekamutwe bariho, ariko kuri we ntabwo ari umutekamutwe. Uyu musaza yaramvuye icyo gihe nari ndwaye ndibwa umubiri wose, ibintu bindumagura bindya umubiri wose bindya nyine. Aramvura, amaze kumvura hari n'abantu 3 namwoherere 3, hari n'uriya hano ku irembo kwa Silvera. Ubwo ni abantu bane nabo barakize. Abantu b'abapfumu nge ntago ntabajyamo. Ari umupfumu uri bumvurire nkaba numva bakambwira turiya mupfumu niwe uri kuvurira umwana, namureka akagenda. Wamureka umwana agapfa? Namureka akagenda pe, ubwo Imana yaba yabyemeye. Ntago nge najya mu bapfumu, ariko Imana ishimwe kubera ko yaduhaye n'umuvuzi wa hafi, nta nubwo yapfa. Ahubwo namushyira no musaza akamufasha nk'uko yagiye amfasha no ku bandi. Murasengana no hepfo? Turasengana. Namubonye nk'umuvuzi, n'ubundi kuri yanda ya wa mwana nabonye umuti mwiyerekwa, n'ubundi ni nawe wamumvuriye. Yari yapfuye pe. Nukuri cyizere nari namaze kukibura. Ayi njya mureba ngiye ibyishimo bikanyuzo. Yitaza kugira uyu mupapa pe, mba narapfuye ku bwaje. N'umwana wanjye mba naramushyinguye. Yangwanye uko nta bushobozi nari mfite, sinaye kumenya ngo nguki, ariko wakerekwa ati wowe nonsiyata. Ati senga kori, hari ibintu byinshi yagiye ambwira gutya kandi nkabyibonera gutya ku munwa gasenga kanambwira byinshi. Icya kabiri ntabwo ari ibanga, niko nigeze nandikira nyakubahwa Perezida wa Repubulika musaba ko yampa inkunga kugira ngo nubake ibitaro nyine menyekane, nzajye nifashishwa n'abaganga. Niyo mpamvu iyi nteruro nyishyizemo. Winjiye mu rugwiro hariya ku Kacyiru? Oya, ni muri Perezidanse. Perezidanse ni hiri? Warahinjiye? Usambwe nkwerekerese busiyo zawe. Ufite igipapuro cyerekana ko wagezeyo? Ndagifite nyine, kimwe se 5 se. Utumwe n'Imana? Ntumwe n'Imana nyine. Neze kubera iki? Mukecuru. Mpera mukecuru. Yegeza kubwira ngo ngiye kwa Perezida. Yagiye. Nta nubwo agiye rimwe. Nariye nk'inshuro zigera nko kuri 5. Namubwiraga ko Imana imbwiye ko ari ngira inshuti imusaniye amasoko, kandi isoko yacu y'igihugu cy'u Rwanda igereranywa n'ibumba ryiza rivanze n'ibikatsi by'ibitoki, ko nta numwe warisenya ngo arishobore. Ndangije namubwira ngo Imana yambwiye ngo niyambare imbabazi. Umaze guhishurwa imiti ingana iki? Yaba kanseri, byaba ibihaha, zaba impyiko, waba umwijima, yaba diyabete, yaba imivuduko, imiti yose uyu munsi ndayifite. Imana yaremye. Bigufata igihe kingana iki kugira ngo uhishurirwe umuti? Nk'ubu umuntu aje ari indwara z'amayobera zishobora kuza ikaza ugasanga ntuyisanzwe, nka korona ishobora yaje ari ikintu tutazi, wenda tubwaje indwara y'amayobera. Bigufata igihe kingana iki kugira ngo umenye umuti w'iyo ndwara? Ntabwo nk'urugero, hari umugabo witwa Byamungu yazanye nyina wamwibyariye hano, asanga narampishuriwe umuti wo kumuha. Ikindi cya kabiri, mfite mushiki wanjye witwa Nyirabazi ya kabiri na Deta, bamuzanye mu ngobyi atazi iyaba. Bigaragara ko yavuye mu mubiri, yari arwaye ibintu by'ibitega. Aza hano atazi n'aho ari. Iryo joro Imana yampishuriye umuti. Nta kintu kintungura ku bantu baza kwivuza jewe. Ubu maze kuvura byibuze ugereranije abantu bangana iki?
abantu maze kuvura mfite arishive irimo 2668 kugeza uyu munsi bivuga ngo harabo ntigeze nandika. Twabaga dushoje amasengesho nijoro twararyamaga kubira ngo twashashe mu cyumba cyacu tukajya mu mayerekwa, akajya mu yerekwa, nanjye nkajya mu yerekwa, jyewe nagiye mu yerekwa mbona afite igitabo kiri ku meza, yambaye itaburiye, mana yamuhaye itaburiye, afite ikaramu n'igitabo kinini arimo kwandika abantu avura abashyira ku rutonde. Ijwi rirambwira ngo azajya bavura abakire, ngo azajya bakoraho ryake. Iryo jwi nararyumvise sinzagibagirwa n'abantu iyo baje hano ubwo buhamya mbaho uko Imana yabinyeretse. Amazina yanjye nitwa Nyiransengimana Clotilde. Yego. Ntuye mu murenge wa Bwishyura, akarere ni aka Karongi, akagari ni Kayenzi. Usanzwe akazi nkora ndi umuforomo n'igiforomo. Ariko muri iyi minsi ntabwo ari byo nari ndimo, ndi gukora muri Tubura, mu kazi ka Tubura cyangwa icyo bita One Eco Fund. Biranshimisha ko ngiye kuganira n'umuganga. Yego. Ahamiriza undi muganga. Ubusanzwe muri abantu basenga cyane. Ndasenga, ndi umukristo, nkaba n'umudamu wa pasiteri, umutware wanjye ni pasiteri. Wow. Mu itero rya Eglise Methodiste Libre. Yagufashije gute, byagenze bite? Nta soni mfite zo kubivuga, nta n'ubwoba. Uko nahuye n'umusaza, ubundi nari mfite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima ndetse n'umuvuduko. Ndarwara, nkunda kugira ibyunzwe byinshi nijoro, nkakunda kumva afite ikintu cy'icyokere, kwikanga cyane. Noneho ndangije, ariko ibyo bintu nkaba nari nabibwiye nkiri umukobwa yuko ngiye kurwara umuvuduko w'amaraso, abasenga barabizi. Yego. Ndangije rero ndatuza. Kuko nubwo ngubwo kwa muganga bakimara gusanga ko mfite umuvuduko w'amaraso nta byantunguye. Narice ndatuza, ndavuga nti reka nsenga Imana ko Imana ambwira ati nzagukiza. None bukiye bwaho nimugoroba arangije arambwira ngo Imana yampaye umuti wawe. Kandi yambwiye ko uzawunywa, nuko ngo uzawunywa mu minsi 7 uzabukiza. Arambwira ati n'uducupa 2 nzaguha. Kamwe uzakanywa iminsi 3 n'igice, nigashira nzaguha kandi gacupa ukanywa iminsi 3 n'igice, ubundi umuvuduko uzabukiza. Narasetse nyine ndamwikiriza umuganga ati ndavuga ni n'abaganga nanjye nigiye umuganga wenze ushobora gutireta umuvuduko w'amaraso ukoroha, akundi nta muvuduko w'amaraso ukira rwose ngo umuntu gwagwa imiti kwa muganga urakize. Nza kujya kwa muganga rero ngiye bampimye sanga umuvuduko ndi normal. Ngira ngo wenze ibyuma byaho byapfuye. Ndibaza nabanje kujya kuri centre de santé y'ububazi nanjye kuvuza umwana, mpita profita no kwisuzumisha nsanga ndi normal. Usanga uri normal? Yego. Nza kongera nanone ngibubazi nanone nsanga ndi normal. Nza kongera no kuza hano ku Kibekora ko nkunze kuhakora kenshi, nanone nsanga ndi normal. Ubwo ndangije rero, ubwo kuva icyo gihe na nisa niyo ngiye kwa muganga, hari nk'igihe ngenda mvuga ndeka ndeyo tabaragarutse na nisa nta kibazo. Ubwo nyuma y'uwo mwana mbyaye abana 2, nta kindi kibazo cy'umuvuduko ndagira. Wumva ubuzima bwarabaye stable cyane cyane. Ariko aha turi ni hehe? Aha turi ni ku isoko rya Kibuye. Isoko rya Kibuye. Hano i Karongi niho mukorera akazi kanyu ka buri munsi? Niho nkorera akazi ka buri munsi. Yego. Jean Claude muziranye mute? Numenye mu myaka 5 ishize. 5 ishize. Yego. Nari murangiwe n'umuvandimwe bitewe n'umwana wanjye urwaye. Umwana nabonaga adatuje mu mutwe. Yego. Njye no kwamaka kumusuzumisha, asanga nta kibazo, ariko nyina mubona nkabona nta atameze neza. Yego. Biza kunyereka ikimezo ko arwaye mu mutwe. Umuntu amaze kundangira njya kumureba aho atuye mu rugo we. Bisaba ko nza n'umwana rero. Yakubwiraga ko uwo muntu wakurangiraga yakubwiraga ko nawe yamuvuriye umwana? Yamuvuriye umudamu. Yari yaramuvuye iki cyo gihe? Umudamu ngo ararwaye mu nda. yararwaye mu nda. Okay, ubu ugiyeyo rero? Nagiyeyo ndetse imodoka ibanza kugeza ku mubuga, ubwo nari ntaye mu rugo we, ariko baza kundangira iwe, ndagaruka na moto ngera yaranyakira. Yego. Mu kunyakira n'ikiri bya gikiristo rwose. Twandika mu gitabo n'uburwayi ubwo ari bwo, twabimusobanurira arabyandika, ajya gushaka, ajya mu gisambu, ajya gushaka imiti, ndetse anatindayo. Yego. Abaziye rero uko nabonye abikoze,
nta bundi buhanga bundi yashyizeho ubundi ni nk'amasengesho yakoresheje ni amasengesho bya byatsi abishyiramo amazi arabironga neza abishyira mu isekuru nyarwanda nayo yogeje arasekura mu buryo dutwaramo amigenza agarukira uko umwana agenda abinywa niko yagiye mbona umwana agarura ubwenge. Yakize nko mu buhe mwaka? Amaze imyaka nk'umwe ejo bundi yakoze examen ya leta yaratsinze. Nta kibazo afite. Yaramaze igihe kingana icyo arwaye. Nabimenye kubimenya hashize nk'imyaka 3 mbibona atameze neza. Ubu mwana ni muzima. Ni muzima yarakize. Hirya y'ibyo rero hari imiti Imana yampishuriye ijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Imiti y'ibimera? Y'ibimera. By'ibyaremwe. Ndetse hari n'amazi Imana yampishuriye nayo njya nkoresha twamwuhagizaga mu mutwe ubwenge bwo bukagaruka. Ubundi akanayanywa akanayoga nuko byari bimeze. Umubyeyi dore ni muzima nta n'ikibazo. Mushimiye rero ko atanze ubuhamya ku mugaragaro, nta nubwo ari uyu wenyine wakize ubumuga bwo mu mutwe, hari n'abandi. Yararwaye rero byibura imyaka iyo 2. Ariko uyu munsi dore nguyu ni muzima. Murakoze. Okay, mume wenda tuganire. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo iyo umuntu yagize ubwo bumuga bwo mu mutwe cyangwa ibyo bita gusara, ababibaza icyo gihe umara ubutekereza icyo gihe we wabonaga iki? Ntacyo umuntu abona. Icyo gihe wareruye nta byakuryaga ngo byumve noneho? Nta byanjyaga ngo numve. Wari wibereye mu munyenga waho utazi? Muraho ntazi rwose. Ko byari bimeze. Nze nandi ahantu ntazi rwose. Wumva naho umuntu abuze ubwenge nta kintu abatekereza, nta nubwo ubuzi kuri kwisi. Tekada. Nta nicyo wabonaga? Ugikuye hehe? Wabonaga ibintu gutya gusa wari umuntu gusukuma gusa mwakwirwanira gusa. Nta kindi. Hamya rero Yesu n'abantu akoresha. Wemera ko Yesu ari abantu afite akoresha kandi bakoresha imiti y'ibimera ndetse bagakoresha n'isengesho atari ubupfumu? Ndamuhamya rwose. Ndabahamya rwose. Nk'uyu nguyu niwe naheraho cyane. Akoresha ibyaremwe birenga bimwe nagiye nanabibona rwose. Nkabibona rwose akoresha rwose. Nacyo namushimiye. Kwava ngo ubuti bw'ubufu bw'ubuki bwose bw'uburekada. Ibyaremwe babigasigira rwose akaya rwose. Ati ibi ni ibyaremwe rwose umuntu akoresha rwose Imana yanyeretse. Akaguha rwose agakoresha amazi. Akawutunganya neza rwose akawuguha. Ubu umaze igihe kingana icyo uri muzima? Kuva mu kwezi kwa kane itariki ntazi. Mu matariki eko mu kwa kane amatariki ya mbere. Niko niko itariki yariyo. Amakuru yawe turakwakire nawe. Amakuru? Meza. Witwa nde? Nitwa Nyirahabimana Elina. Abo bantu mwicaranye urabazi? Yego. Yego. Batubwire. Mama na Korode. Mama na Korode. Korode se uramuzi? Umuziho iki? Muziho ko ari muganga. Ari muganga? Yego. Wabonye avura nde? Mama. Yamuvuye iki? Ararwaye mu mutwe. Ararwaye mu mutwe? Turagira rero tubwire nk'umuntu wari uhari, mama hari ibyo atibuka mu gihe yari arwaye. Byari bimeze bite igihe mama yari arwaye? Yajyaga mu igare. Yajyaga mu igare. Mu igare? Gute? Igare? Mu igare? Kugira ute se? Ntabwo nzi ibyo yabaga agiye kwendamo. Ntabwo ari ukugira ngo nsindagire ko naba ndi umuhanga, ahubwo iryo dare ryabaga ari idare ry'imiseke ku buryo yinjiragamo nta n'ahantu hashenye ngo hagaragare. Nibyo byabaga ari uburyo bw'ubufindo bwimbitse ku buryo yaseseraga mu miseke, kandi imiseke urayumva uduti tuba dutambitsemo ntiwashyiramo umuntu ufite biriya biro ngo ribure guhubuka. Ariko yatambagiragamo akagenda, hari baramugize injangwe n'imbeba ku buryo agenda muri plafo. Yes. Ariko bari baramugize injangwe n'imbeba. Abaruzi n'abategetsi. Ibyo mbabwira ubyumve neza utagira ngo ni ibintu byo guhimbahimba. Mpishurirwa rero inka ikuba ijosi hejuru y'icyobo, bwari uburyo azahubuka mu idara agakuba ijosi agapfa bigahwana. Cyari kimwe mu bintu bari bamuruze. Ikindi cya kabiri bari bamuruze nyigize ibanga, ariko cyari kijyanye
no kugira ngo azabure ubuzima bwe bwiza. Urumva ibyo nene arabihanuriye umugabo wiwe. Icya gatatu bari bararegeye kwari ukugira ngo azajye hanze iyo ngiyo agende yangara utazagaruka. Urabona ukuntu umutwe bukomeye ariko twashiragamo urutoki ikintu hagafobogana ariko umwana wakanda gutya ukaba wakoza no ku bwonko bwite umwana akabwira ese uri kubabara ngo hoya ariko twe tukabona bibangamiye kuko harashyaga cyane ukabona ko hari guye harateberaga ku buryo hinjiragamo nka 6 cm 6 winjiza imbere mu mutwe urutoki gutya hagahobera gutya kanda gutya habaza umwana ese uri kubabara ngo reka ariko tukabona ari ibintu by'ubumuga utamenya ukuntu bimeze. Afite imyaka ingahe? Agize 5. Musaza ati ibi bintu rero hari byinshi ngiye navuye birengeje ibi ngibi. Umwana ndamuvura. Musaza uramuvura ati mwebwe ubu agiye kuba wanjye. Ikindi muzafata umwana mubona ari muzima kandi ikibazo azagomeza kugira nyuma muzambwire n'ubundi nzakomeza mukurikirane. Umwana rero umusaza baramumuhaye tujya kuzana y'umuti buri munsi tukahava adusigiye umuti uwanywa wunyweye wamusiga musize n'uwundi wo mw'icyo gitondo bukeye akawuduha nawo tukawumuha. Hagiye kubona tubona umwana arakize da. Mubona hameze gufase? Umva ubu nta kibazo umwana afite umutwe warakomeye ubwo byaradutangaje. Byaradutangaje ahantu hahoberaga gute none habaye hazima bigenze. Habaye urutare. Harakomeye umutwe n'umutwe buniseriye. Ndavuga nimbo uramusaza aravura bura nanjye ndabyemeye. N'ubuhamya natanga n'uwambaza cyangwa nkagira ahantu numva bamupfobye navuga ko ibintu bavuga batazi ibyo ari byo kabisa. Saza aravura pe namvuriye umwana mu bintu nge ntakekaga nge nabaga mbabaye. Uno ukuntu igikumwe kireshye natebezagamo gutyo nkabona igikumwe kiragiye. Bani uyu mwana uramusaza namushobora. Arubwo mwe mwagejeje kwa muganga? Twamujyanyeyo ariko ubundi mu mutwe gutya se ngo nuko uzajya ngo kumucisha mu mashine ngo bambage ngo ibiki. Ubwo nibwo nahise mbwira madame ni bayabintu byo kubaga rero tabaga mu mutwe. Ntabwo ibyo bintu nta hantu mbizi. Ikintu nzi bakora mu mutwe cyetse iyo wagonzwe bahanduramwo ubu syenyegeri bw'ubugufu. Naho bundi bisanzwe byo kubojora umutwe gutya ngo baravura nta hantu mbizi. Umusaza yaramvuye. Ngiye yakuvuye iki? Icyo gihe nari ndwaye ndibwa umubiri wose ibintu bindumagura bindya umubiri wose bindya nyine. Haramvura maze kumvura hari n'abantu 3 namwoherere 3 hanure hano ku irembo kwa Silvera. Ubwo ni abantu bane. Nabo barakize? Tubwira uburyo wamenye uyu musaza rero. Baramukuraje n'abantu nkuko nanjye nabibwiraga abo ngabo. Byagenze bite? Barambwira bati hari umusaza uri hariya hafi ku Ntindo uvuye mu Gataka hariya ku kiraro ujya ku Mubuga. Ati nta mayobera ati nugira ku kiraro ntuzakirenga ahubwo uzase nk'ugaruka hino ati n'umuharuro ugera hano ku muhanda. Yego. Ndagenda n'imodoka. Abo bakubwiye nabo yari yaravuye? Ubu ndagenda rero imodoka yageze ndahagarara mvamo mbaza abantu bayegereye barahanyereka. Ubwa kabiri bwo nagiye na moto nabuze imodoka. Ubwa gatatu ubwo nari nagiye gushinga nagiye n'amaguru ndongera ndagaruka. Byarakuryaga ku buryo utashobora kugenda? Ubwa mbere nyine nagiye n'imodoka ntabwo nashobora kugenda. Bagiye bansindagiza. Umukobwa wanjye wanjyanaga. Uba hariya ku kagari ka Nyarusazi hariya mu Nyakabanda. By'ukuri se buriya wari urwaye iki? Abizi se ko navuze ati yenda nge nabonaga imiti iyo miti nayo nanyoye ku bitaro nta cyuma arinda avuga ati yenda banza wansengera ntakira. Nuko nabitegereje. Ugiye yagufashije ate? Yaransengeye n'ubundi. Noneho rero aragenda ampa n'umuti. Hari abanza kumbwira umuti nyine wari urimo n'ubuki.
hari n'igihe nagiye akanga hagiye no kuwuzana ku mubuga nsigara mu rugo yagiye kubugura. Umuti we akoresha ubuki. Wawunyweye nka kangahe? Nawunyweye 3. Ubu urakize? Ubu haciye igihe kingana icyo ukize? Hashize igihe kingana, ubu ntihashize nk'imyaka 2. Uze uyu mukecuru by'ukuri yararwaye iki nimba wibuka? Ubundi nababwiye ko mpishurirwa. Cyari ibintu by'ibitegano bari bamushyizeho kugira ngo bamuheze mu nzu atazongera kubyuka no kuyivamo. Ntabwo yari buzagende rwose. Nabyo ugira imiti yabyo? Nta ndwara ntavura nk'uko igitabo cya Mateyo kivuga ko twahawe ubutware bwo gukiza indwara zose n'ubumuga. Sinabyirata cyane ariko umubare mwinshi cyane 99.9% bose barakiza. 99 n'igice kw'ijana. Wanze kuzuza 100%? Yego. Ubwo nibwo nagiye mwerekwa nerekwa mbona ngo uyu musaza ngo yakoresheje ubukwe. Yego. Noneho rero mbonye yakoresheje ubukwe, ngiye kubona nyine mbona ngo bari muri serivisi zo gutanga ibiryo, ibyo kunywa n'uyu musaza arimo. Noneho nagiye kubona ngo mbona angeze imbere atwaye isahani gutya. Angezeho ngo arahagarara arandeba. Andebye arambwira ati wowe ntabwo ndi buguhe ibyo kurya, nta n'ibyo kunywa ndi buguhe, ahubwo ikintu ndi bugukorere ndaguha umuti. Ariko muzehe akubwira? Ariko muzehe ambwira mwiyerekwa. Yari ataramvurira, ubwo ni mu ntangiriro zo kugira ngo amvurire. Yego. Menye ko anavura. Ubwo ngubwo rero gihe cyarageze ngo mbona ngo ibiryo ari kumpa bihereje undi. Ahubwo ngo yaragiye asubira inyuma aragenda azana igikombe cyuzuye umuti. Arakima igikombe ngo umuti ndawunywa ndawumara. Umaze kuwumara rero ako kanya ngiye kubona ngo numva ibintu ngo biri kugira ngo byigaragu biza hano mu muhogo. Noneho ngo ntangira kuruka ngo nduka ikiziriko cya mbere ngo cy'imifuka kibohesheje imifuka. Icya kabiri cya gatatu ngo ngeza kuri 25. Ngo mbwira abantu tiyoti ni muze murebe. Ati muzi ko naringiye gupfa. Ati no musaza aramvuye. Atampaye umuti. Nyine ngo abantu baraje barareba ngo baratangara cyane koko byari ibintu bitangaje. Nuko gihe cyarageze rero numva birananyobeye, ariko ndavuga nti Imana yacu niko ikora buriya yanamvuye. Sarongo arabeshya. Arabeshya kubwo navuye hangi kingana Nyamata kwa Sarongo mu Bugesera. Ugeze arakwakira? Aranyakira. Abajije amahembe ati murampe 2,000 binini. Ariko se amahembe yaravugaga? Gahe. Kaje tuvuga ngo bivuze gutyo. Mumba ya nayo. Nawe waruriyo? Ariko musigaza agamera ko nayatanze twarajyanye. Mwarajyanye? Ngo tutajyanye n'uyu mukobwa no wasigaraga ku rugo. Iyi mita duhaye atubwiraga ko ifite amamaro ko iramuvura. Tugeze ntabwo bijya byarusha. N'amafaranga mwayatanze? Mawe twayamuhaye. Abana bari baduhaye amafaranga. Batubwira ko ari ayo kudufasha mu rugo. Tuyajyana mu bapfumu 3.5 Ubu 3 zarashize? Zirarenga. Iki gitabo mureba kuko kuva 2010 nandikaga mu dukaye twaratakaye ntatwo napfa kubona, ariko kuva 2015 kugeza uyu munsi mw'ibi bitabo mureba iki ni icyanyuma kirimo uyu mwaka. Umuntu mwasuye ejo bundi ufite ubumuga bwo mu mutwe wageze no kwa uriya mugabo bagize ikirangirire hirya yongeye sicaze kumuvuga izina. Muvuge n'uwo bita Sarongo? Yitwa Sarongo nyine, namwe muramuzi, nagakwirirwa ko yenda yabona ko ari ukumupinga n'akazi kiwe. Iyo ni imirimo yiwe ni wireba. Uyu munsi rero uwo muntu ni nomero ni muri uku kwezi? Ni muri uku kwezi, muri iki cyumweru ndetse. Ni umuntu w'2066 agaragara muri iki gitabo. Yego. Uyu rero mwaramwisuriye. Nyuma ko wamwanditse arimo arakira? Arakira rwose, namwe ubwanyu mwamugezeho anasinziriye kandi yajyaga yirukanka. Ndashima Imana yakoresheje umugabo Jean Claude akerekwa ko nari mfite indwara ikomeye, nari ngiye mbese narihebye nzi ko ntazakira. Iramukoresha mu muti. Iyo ndwara ikomeye yari yarafashe ibihe bice? Yari yarafashe ibice by'amaguru yombi.
ukuguru kw'ibumoso hariho ibisebe bibiri, ukundi kwari kwajeho ikindi. Imana imukoresheje kandi inamweretse, akoresha amasengesho kandi n'ibyo yeretswe n'imiti y'ibyatsi, arambura ndakira. Byari birenze kuko ntabwo nambaraga inkweto, sinambaraga n'ipataro cyangwa akambaro kandi k'imbere, nambaraga kuko utari kubona ibigukwira bitewe no kubyimba, kuko amaguru yari yarabyimbye yombi bitabasha kujyamo. Ubwo rero Imana imukoresheje, mugezeho Imana yamweretse umuti ugomba kumvura, nuko arasenga, Imana iramuhishurira, arawumpa, arawumvurisha ndakira.